Yego. Turabanza icyayi bita lemon tea. Lemon tea ni icyayi kinanura abantu bashaka kunanuka. Niba ibiro byarakubanye akasamutwe, ibiro byarakubanye byinshi cyane, uyu munsi ngiye kugabanyiriza mu gihe cy'icyumweru kimwe, ariko ubikore uko ndi bukwereke. N'ubyica nuzavuga ngo chef aramango yawe nekeye umutwe, oya nuzaba witekeye. Tujye gukoresha hano mfite ikirungo bita cinnamon. Yego. Nukwibona itwa cinnamon. Niyo mu cyayi. Cinnamon ziratandukanye. Utazana cinnamon yo mu makeke. Iyi niyo mu cyayi. Cinnamon hanyuma buretse gato. Ibi bintu abagore barabikunda, turabikunda. Biragaragara. Abantu bananuka. Nagafotore neza kuryo uzagashaka azagenda avuga ati ndashaka iki kirungo. Mu isoko rwose rya Nyarugenge kirimo muri Tedemi. Hanyuma icyayi cyahiye. Bayita lemon tea. Lemon tea icyayi kinini. Aha, abakunzi ba Mama Sharirene mumeze neza. Abakunzi b'igikoni murabibona ko turi hano mu gikoni. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na Chef Rama. Aho neza. Umeze sawa? Meze bo. Ngasuhuza abakunzi ba Mama Sharirene. Nabashuje abantu ko Mama Sharirene ibihe byiza. Guteka sipidi we. Uba wishakira guteka gusa. Hanyuma uyu munsi twamutumiye. Uyu munsi wadutekera icyayi kimeze gute? Uyu munsi kwatekera ibyayi bibiri ariko muri video imwe. Yego. Turabanza icyayi bita lemon tea. Lemon tea ni icyayi kinanura abantu bashaka kunanuka. Niba ibiro byarakubanye akasamutwe, ibiro byarakubanye byinshi cyane, uyu munsi ngiye kugabanyiriza mu gihe cy'icyumweru kimwe, ariko ubikore uko ndi bukwereke. N'ubyica nuzavuga ngo chef aramango yawe nekeye umutwe, oya nuzaba witekeye. Tujye gukoresha hano mfite ikirungo bita cinnamon. Yego. Nukwibona itwa cinnamon. Niyo mu cyayi. Cinnamon ziratandukanye. Utazana cinnamon yo mu makeke. Iyi niyo mu cyayi. Cinnamon hanyuma buretse gato. Ibi bintu abagore barabikunda, turabikunda. Biragaragara. Abantu bananuka. Nagafotore neza kuryo uzagashaka azagenda avuga ati ndashaka iki kirungo. Mu isoko rwose rya Nyarugenge kirimo muri Tedemi kirimo. Cinnamon yo mu cyayi gusa. Ni dayo namajyane. Uzavuga ngo ndashaka cinnamon yo mu cyayi. Namajyane. Aya ni amajyane. Yego. Hano turakoresha shokora. Shokora. Amajyane asanzwe. Iyi ni shokora murayibona? Ni shokora ariko shokora ziramo kabiri. Iyi ngiyi ni chocolate gusa, uzabona ushaka shokora yonyine yifu, utashyizemo white cyangwa black, uzavuga shokora gusa. Hano turakoresha indimu, turakoresha ginger, tangawizi. Iki kiboro nagiye kuno cyitwa iki giki. Muri hangana. Nukwikwa. Iki boro nakibagiwe. Azitangukira. Shamwe hangane pe. Uzajye nukuri. Nakibagiwe. Okay. Nimwihumurize mwumva kuroga humura. Muze nakugaragara ikibazo. Muri hangana. Akano kaboro ni mwibuka neza. Ariko gafite utanagafite se. Ako gafite byaba sawa. Kitango kimwoka byarana. Sha sorry. Muri hangana pe. Ariko gahumuza icyayi neza cyane. Ni uguhumuza gusa. Ni uguhumuza icyayi. Nimba ari uguhumuza nta kibazo. Bazagenda bashyiramo na ntuza noneho. Naki? Na bashyiramo na cyayi. Nimba ari uguhumuza cyangwa teye. Ariko cyane aho ruzingiye ni kuri shokora. Urumva nayo nakibagiwe. Hari ibintu by'ingenzi muri make. Ni shokora, ni izi ndimu, zino tangawize, ni lemon tea. Yego. Niyo wagira ibi byonyine gutya wakora icyayi. Twagiye rero mbere na mbere aya ni amajyane asanzwe. Ni amajyane. Ndi kwihuta cyane pe, biragusaba kuza gufata kuba uriwe macuwa kuri video uri burebe. Iki ni kirahure kimwe ngiye gupima amazi. Ubwo murareba n'ibipima agiye gukoresha. Ngiye gukora ikirahure kimwe cyonyine. Kirahure kimwe cy'amazi. Yego. Nabonye. Mbibutse ko iki ari icyayi kinanura mu gikurikire. Iki ni kinanura. Nagari kibyibushye.
tumenya n'ibyo uhora unywa n'ibyo uhora urya nako blender yegera blender hano hafi utazajya rero ujya muri siporo ukanywa ibintu bibyibushya ntuveho ibiro kubera nyine ubutazi kurobanura ibyayi ngomba kumenya iki ngiki cyitwa lemon tea nziba zitango kikoko ndaza kuzishaka nzibabwire pe tangawizi arimo kuzikata nazo tujya kuziblendinga mpamvu tuba twashyizeho nyinshi tugira ngo mubashe kuzibona ariko ntago nyinshi bikenewe nko mu kirahure kimwe iyi ngiyi irahagije tangawizi nyinshi nawe ntago ari nziza itera igifu yego iyo ni tangawizi nkase turashyiramo n'indimi imwe rero nuko kugira ngo nyine bibe bigaragara mubashe kubibona neza yo urayihata vuba ngira vuba muri hangana kubera kumenyera gukora muri hoteli baba bavuga ngo komanda kakanya iyi ni ubu namenyereye kuba nakoresha amapanu 12 ingenyine kandi yose nayakoreshereza icyarimwe yego kuko nk'abakiriya shobora kuza ari nka 5 indimu ndayihase mara kuyihata ndayisatura gendera ko nta mbuto zirimo indimu rero hari ikintu abantu bibaza indimu bura ntagisharira cyane ikintu gisharira cyane nizi mbuto zayo nk'iyo uramutse ngubu zo mbuto uziblendinze ukazimya ntago wakimira ariko ngo ni umuti da ni umuti ariko umuti zirorerere nubona kenshi ariko umuti ntago uryoha ariko cyo cyayi cyo kinaryoshye pe ndakigutuye cyo kiryoshye cyane bayita lemon tea ngira ngo mbabwire ko muri no video turi gukora iki ya kino cyayi tuhita dukurikizaho n'ikindi cyayi yego kibyibushye nshaka nakubwira izina ryacyo ariko ukaza kwihangana ukaza kureba cyitwa fruit tea yego gukuramo imbuto aha noneho umbrandingira kwa kundi ublendinga usa naho rekura kugira ngo utabicagagura cyane okay hajyamo isukari ashyiramo ikiyiko kimwe cy'isukari ngera blending tubiyongorore yego iba yita lemon tea gahumura cyane gusa kara kantu nimba ari uguhumura umuntu wese azajya ashaka ikindi kintu wowe njyewe akagahumuro kako kereka ari umuti ariko sinagakoresha nabwo gakunda ni keza cyane ndapfundikira ubuteretseho kire kuri gaze hano tube dutegura ikindi oya akunda kwereka kimwe kikarangira ngatambereka ikindi ibyo byiza aha noneho rero amajyane none tanyashyiramo hano amajyane asanzwe kuna none bajye bareba amajyane meza amajyane meza kuko urabona nanga turi gukoresha camo hano ariko ari yandi ntago yanyuramo ingi ni ya lemon ni cinnamon ingi ni cinnamon shiramo gakeya nayo harya iyo niyo mu cyayi gusa iyo niyo mu cyayi honyine nta wayiteka mu biryo oya cinnamon ariko ntabwo bayiteka bayikura mu make mu bintu by'amafarini tazakora amabara ariko mu cyayi hose ira nyine icyayi cyose irakora ese umuntu adafite ishokora se oya ukoresha ingiyi utayifite nyine ubwo sinzi ibyo ugiye gukora ntabwo namenye uko byitwa ni bya gitindi gusa ashobora gushyiramo igiko si bibi
turapfundikira noneho kugira ngo kibanze kibire iminota itarenga nk'ibiri, umwe n'igice. cya cyayi cyabize Wayibonye? rwose. Iki cyayi bacyita lemon tea. Iki ngiki rwose nukinywa mu gihe cy'icyumweru, ariko ukinywa kabiri ku munsi, mu gitondo na nimugoroba. Ikindi kintu kandi nanone, ntago uzanywa icyayi wirirwa buri munsi buri kanya uhoza ibyo ku munwa ngo uzananuka, ntabwo bikunda. Uvuga ngo mu gitondo urafata kino cyayi, sibyo, n'umugati wawe urekera aho ngaho, saa sita urye, nimugoroba urya umugati n'icyayi. Nawe tondo uzafata isani yuzuye ibiryo, ufata isani yuzuye ibiryo, niyo ufata isani yuzuye ibiryo ngo urama yarambeshye. Oya, nawe urabigiramo uruhare. Fata utuntu turi soft twagiye. Iki cyahiye, yego, urabona ko kimeze neza. Ya. Yego. Hanyuma icyayi cyahiye bayita lemon tea. lemon tea, icyayi kinanura. Ariko birakunda we. Birakunda. Twakoresheje akayunguruzo kanini ariko nta kibazo. Wajya kumva ngo ko kituzuye. Ari umukiriya ko natanze. Oya, ntabwo wajya buzuza ibyayi. None se icyayi ucujuje wagiterura gute? Akibanye icyayi kinanura. Lemon tea sikaryoshye. Kirananura rishuha. Shuwa cyane. Iyi shokora sigura ngo ariko ubwo bafite kuhera. Se wayiguze zinayisanze ahubwo wayiguza ngahe? Ariko aho mweka kuyigura nanjye ko nanjye ndayifite. Niba igura ishaka kugura 12 ariko ntabwo igishira. Ntabwo igishira nini. Umva iki cyayi kinanura. Kimeze neza pe. Ariko ntabwo ikuru bajya bakinywa. Mu gitondo ukakinywa n'umugati cyangwa n'irindazi. Cyangwa na saa sita. Oya, nyine ndikuvuga ni urugero. Saa sita ukarya, nimugoroba ukamenyera kunywa kino cyayi n'umugati cyangwa cyonyine. Oya, kandi umugati ubwo uvuga uturyo tworoshye kandi duke. Oya, ibintu byo kurya gatatu ku munsi ntabwo byakunda. Kugira ngo we ntubyibushye. Oya, nta kibazo. Ubundi ariko kamubaza, wariye imbuto ukamwa iki cyayi? Wafasha ka watermelon gake cyangwa ikindi ushaka kunanura ko kuko biharanira. Yego. Kandi utagiye kwicisha inzara ngo wangirike. Ukarya akabuto, ukenza icyo cyayi ukaryama. Ariko Abanyarwanda mutaye muje ibifungo mu byimbe, ubwo ntabwo yaba ari mwebwe. Kora ibi bintu icyumweru kimwe uzanyandikire nzabibona. Kiranaryoshye ariko. Kiraryoshye cyane. Urabona ukuntu mese nkamara nanjye Oya, kararyoshye pe. Nanutse nge nababara kuko biro byanjye narabiharaniye ngo mbige. Warabihize. Ariko ubu ngubu sinshaka kurenga. Ya, dukomeze rero, dukomeza ku cyayi. Iki ni icyambere cyayi tumaze kubakorera kinanura, tugiye gukora ikibyibushye. Kigabanya ibiro byawe ko rwose. Aha, tugiye gukora. Dukomeje rero. Dukomeje gukora ikindi cyayi. Ni muri cyayi, muri video imwe kibyibushye. Nibi biro byaranze bikaba byaranze pe. Aho kwihata amata buri munsi. Today from today, uyu munsi uretse gukomeza ibintu by'ibyayi, by'amata cyangwa se bya mukaro. Ira ni lemon nakweretse igabanya ibiro. Reka no tugende ku biro. Iki cyitwa fruit tea. Ndakoreshamo kinyomoro ajya byita tomato cherry sinibuka. Noneho bayita orange. Ibi bintu biri hano mu byukuri iwawe wabibura? Ntago wabibura. Ese ibi birabyibushya? Bino birabyibushya, cyayi kirabyibushya. Bakita ubwo ni ibi byonyine? Ni ibi byonyine. Gutya. N'amazi. Uzagenda tangawize nta nini. Oya, tangawize oya. Bino birabyibushya gutya. Gutya. Wowe uzagende nari umuntu uri kuri taye. Ndahibuka. Hanyuma twagiye. Noneho rero uramanura iyi blend itireka hano unamfundurire. Ndafata ikinyomoro ngikatemo gutya. Kugira ngo ngewe icimaka. Ushobora kubivuga ngo ramanga babeshya ngo bashaka views. Oya. Wowe uzagende ejo muri restaurant ya VIP ucyake. Gusa nyine amafaranga bazaguca akoze kare uzayishyurira. Ubuzima ntabwo nari nzi ko ari icyayi kimera gutya kiba. Iki bakita fruit tea. Uzagende wakene fruit tea. Fruit tea. Uzagende kirabyibushye cyane. Nzanywa rwose. Wowe uzagenda. Nzagihe umuntu uri hano. Nari umuntu rwose uzakira. Ndikubwira abantu bashaka kubyibuha. Wowe uzagenda muri restaurant cyangwa muri hoteli. Kandi aba bantu bazi ko nta muntu ushaka kubyibuha. Ariko ikaze. Shaha narahari rwose. Ariko ngewe mbona afite taye nk'iya Miss rwose. Ni umukobwa agomba kugumana iyi taye. Uza akazi.
oya ni ukuri itaye ntacyo itwaye tongera ngo umukobwa uza akazi cyane rwose ameze nk'umusirikare wa rashi wumva ngo bwa mbere ngiye mbonye umukobwa ukora gutya yes nabaho noneho rero umukobwa rimwe tuzamufotora tumushyire kuri kamera mu murebe azabyemera ngo atinya kamera kubi shuwa ayikoresha akashyiraho abandi ariko mbazi ni bya bindi ngo abawe bige abanjye biga we baragira noneho iki cyayi wowe uzagende ucyake ni 12,000 mu buzima nta nubwo nari nzi ko ibinyomoro bivamo icyayi yicara mwige ariko mufitemo na interinete mugende mwandike ngo how to make fruit tea n'ubumva wenda ngewe utanyizeye da uraza kubibona wandikemo gutyo ujye muri Google cyangwa YouTube wandike ngo how to make fruit tea urahita ukibona iyi ngiyi ni orange ni ironje ariko rya orange rirahenda naryo pe irindi ronje hano rigura 100 iri ngiri ndakeka 800 500 ngira ngo nabajije ngiye kubera gukira cyane ngiyewe nsigaye njya guhahira ahantu hahenze ntago ahantu ha 500 najyayo yego okay alhamdulillah ariko ye aya maronjo nakunda kugira imbuto ariko biba byiza urebye mu gihe kaba karimo ariko nakunda kugira imbuto pe ntago zibura reba neza we ntago zikunda zirimo ariko nzi ko nta mbuto zijya zibamo ubwo nawe ni gwanzo nyine baduhaye ariko nakundi nimba cyo kuramo imbuto zonyine iki ni icyayi cyiza kiryoha pe iyo ngeze ku kazi urumva ni ibintu binyobera nk'ubu bise nari nzi ko bivamo icyayi iyo ngeze ku kazi niyo mpamvu njye ubona nazanye ipfupfu icyo bita ipfupfu nini ndabanza ngacunga kamera ngacana ifuri kaka cyane hakajyaho imyotsi ngahita ngateka wishe se kandi barimo barakumva banyumva se byahehe ko nzabahayidinga icyo bita kubahayidinga gukora ibintu ntibabibone kandi wabikoze wajyuraga kusetsa urumva aho nashaka babibone igihamya kiri hehe cyangwa 12 nabibura bazambwire mbibaye 12 kigura ubwo n'umugati natanguye bazayinzanira kuko ntabwo cyakigenda cyonyine yego none se isukari ntizica abantu oya nta sukari birimo ntabwo bayumvikanamo nyinshi kandi bashaka kubyibuha bahise nkabyibushya abantu mureke mbabyibushye rata abashaka kubyibuha rero ubwo ni ko haje baburetse aho ngaho amajyane yame ajyamo mbere aho ngaha arayasya hano rero ni ukugira ngo watesitingemo akantu k'amajyane gusa kabikumvikana mu gake cyane ntabwo ushyiramo amajyane menshi ni ukugira ngo atesitingemo nyine aho ufite na katibaga nta kibazo noneho burendinga sasa aho kuko nta mbuto zirimo we burendinga cyane bayita fruit ntabwo nari nzi yuko ikinyomoro kiba nk'icyayi pe sure uretse no kiraje cyumve uraje cyumve bakita fruit tea babyandika gute ni fa na u ni fa na ra na u na i na ta ugasiga akanya ukandika ti nyine ubwo ti niyo bananiye rero mwajya kwiga pe iki ni icyayi ariko njyewe mwikundira kino ngewe nawe niyo mpamvu ari igihe uzajya ugenda umeze nk'uwicaye papa wo bagiye ngenda munakambwira se ko ngo mbona wegamye kandi ndimo ngenda ubu ugiye kugiteka icyayi kibyibushya bayita fruit tea ugiye gutegereza gishye rero icyayi rero cyabize urabona ko kizamura ifuro gutya nk'abantu mwakibonye icyayi nzakireba ko kibaho ntangiye kutakwizera wakirebye none hagaza urumva uri kuntubura icyayi cy'ikinyomoro n'inoza bwo bwa mbere nkibona wakirebye se muri hoteli haba ibiro ibayita fruit tea
fruit tea. ku nshinga fruit. Okay. Reka yego. Hanyuma rero icyayi kibyibushye gituma uzaninda n'amapfupu n'amatrasi ndinganire akayunguruza nyine nakadosigaranye muzadutere inkunga tugura kandi ndabize muri comment muri bubindandikire yego abasheri mfite abantu bankurikirana batikoraho bakubwira ngo masharire icyo kiyungurura ikigage cyo mu cyaro niko bari bumbwire imeja ariko se koko ariko nibyo byiza ariko ikibazo bambwira ibyo nkwiye gukora ariko ntibampa amafaranga n'abatera nkunga b'umunwa wo gusa rekeraho cyayi kibyibushye cyo nta n'icyo ndi bwumve ntahita mbyibuha test nagitinya hari umuntu ndi buha akanyumvira ese yaje nkamufata kamera akajya kutwumvira nuko kibyibushye ariko kiraryoshye hakuza icyo nako twagikoze mbere iki ni icy'abandi nakoreye abandi iki cyayi rero ni icyayi cya kabiri kibyibushya ku bantu bashaka kubyibuha cyitwa ngo ki garnish ngaruka cyitwa fruit tea nkuko uzajya gutangira mu wa mbere mwa bantu mwe hanyuma iki cyayi kiraryoshye ni icyayi cy'abantu bashaka kubyibuha kimwe twakoze ni icyayi cy'abantu bashaka kunanuka icyo ukuntu ibinga mfite kundana ndaza kugira Ivani kamubikire kano niwe ushaka kubyibuha yego sawa rero Imana nibaha umugisha twari turi kubereka ibintu by'ingenzi byabagirira umumaro ku bantu bashaka kunanuka ku bashaka kubyibuha hari igenza bibakora noneho nitonze gake mbibereke mbibabwire ariko n'ubu ntacyo mutabonye ushaka kubyibuha wabonye icyayi wanywa kandi ushaka kunanuka nawe wabonye icyayi wanywa Chef Rama Imana niguhaye umugisha turagushimiye cyane kandi ni mu mutera inkunga rwose abakunzi ba Mama Sharirene mujye kwa Chef Rama hanyuma babashyirireho link murebe ibindi bintu byinshi kandi byiza kuzi ubibine bya subscribers ibaze Imana izagutera inkunga uzagire ingo Imana izagutera inkunga ugere kure rwose nibakore subscribe bakore share bajye basharinga ibintu byawe n'ibintu byiza bifitiye abantu umumaro hanyuma Imana nibaha umugisha ndabakunda cyane bye bye